Ikintu ngiye kubwanza hari none nshobora kubizira. Nushaka ubizire. Niba ntago nyitinya. Showbiz n'ibindi bintu. Rero ukuvuga ngo abantu bavuga ngo bahavu ntabwo yakaba yavuga ko yatowe n'abantu tureba ibintu bibiri. Icyambere kuba yarafashe amafaranga yakayinvestingamo kugira ngo azabonera imodoka 2020 y'igikoko. Igitonore cya igikoko. Nkigiraho nkaramitutsa amasaha 5. Ushaka kugira ngo nkunze imitsutso hari icyo nazamara muri awadi kandi ntacyo. Ari cyo kintu abantu bagarutseho cyane ati imitsutso arakunzwe cyane pe ni nabyo. Ngewe iyo hazamo upcoming comedian niwe nari kugiha. Best series impangira gitwara atwara na Choice Award kwera za miliyoni yarazi neza ko imodoka 2020 nta gihombo gihari. Hanyuma barimo baravuga ngo ya ntaga kuri ibi People Choice Award mwazengutse igihugu mwabonye amafaranga yashoyemo mwabonye ko abantu baza Nigeria baraje bari bategeye amoti barishyura kwaturi mu kigana ngo njewe ntago nari kujya gushora amafaranga kuko ndubatse. 5M uzibaza umuntu afite yarimo bararwana n'akabanza inzu yarimo yashaka sima ntago wazishyiramo kugira ngo utorwe kushaka gushiramo 5M undi agashiramo 20. Ari nayo mbagamizi zabayeho kuri bamenye kuko byageze hariya nawe we nabahavu ari mbiririmbiriri babenda kunganya ariko nyine urumva amafaranga menshi amajwi kubera vote zari open zigaragara. Tubwire mbese gato kuri iriya event hapunditi. Reka ninjire muri award batubwiye ko ngiye invitation mfite harano saa 11 nari mfite private invitation ndikucukure de carpet kuko ndi mu bantu batanze abantu menize muri award. Yego abantu 20 natanze bose barimo numva kari success. Yego abakobwa 10 n'abahungu 10 filme na Mary natanze bamitutse bari abahavu abo ubona 20 ngiye peacemaker batuga award bari banye uretse Alphonsine umutoyi naye namutanze sinzi impamvu ngaho twanenga rwose imitegurira award tapi igomba kubikosoye kandi ari nziza. Hanyuma protocol yari hasi cyane 0. Umuntu Bruce Madaje gutanga award ntago afite umuntu umujyana ajye kumwikaho yicara araje arimara twari tumwe ku muryango ba Juno baraje ubona ko babuza aho bajya barabose batanga amawadi barazaga bakabura baracahe baricara he baba bakagenda paka yicara atazi ngagiye he. Award igomba kugira protocol iri serious bakagira ahantu avenue imenyere showbiz iri hotel ni hotel yakaberema inama z'ibintu biciritse ntago ari award y'isi yose ititiza isi kuko hari abanyamakuru baza CNN twari twicanye nageze aho ngi imbere ura mukobwa muto cyane wabaye best director ariko nyine bakagerageje nivuze saa 10 n'ibasi saa 2 bigatanya ntibe saa 4 gatatu ntago muri award hajyamo abantu batashogura amazi y'icyatana ahantu event yabereye amazi yaguraga icyatana harimo abantu badafite na tike ya moto. Uwo muntu yaje muri award gukora iki kwicana n'umuntu wateze indege bandimbati hari abantu batashye babaye cyane. Hari ikintu nanjye kukubazaho ndimbati benshi nanone numva gavuga ati byibuze iyo ndimbati nawe ahabwa igihembo. Ntabwo mbibona. Ndimbati no mwaka yaranzwe no gufungwa ari bwagwe igihembo kiki. Biramusaba kwicara akongera akavoma hahantu yavanaga urwenya akongera kegera papa sava bagashaka za script za mbere yuko afungwa kuko nyuma yuko afungwa nta bintu bishyashye ndamubonaho. Hari ikintu uvuze ngo bamenya ngo yavuze ko agiye kwitekerezaho mu buhe buryo kandi bamenya navuga ko ari we watwaye umunyadushya yego uhanga udushya best content creator of the year roko sibyo hanyuma ariko yari yiteze gutwara igihembo gize ibindi na People Choice nabyo yarabyiteze arabisiko yari number 2 yego kandi bamenye yari no kuba best actor of the year kira cyatwe na Clapton Kibonke bamenye ari gutwara imbo nka 3 hariya menye nyine ahagaze neza ari successful yafasha abantu benshi yakinisha abantu bararongorwa niwe muntu wabashe gushingira abantu benshi mu Rwanda muri filime kubera icyo atashoye rero ngo kira kimodoka cyegukare cy'igikoko ntago ibyo izo stress ntago yari kuzivamo afite byinshi agomba kubanza gukemura afite taje agomba kurangira finissage n'uskone gora 2022 yaratangiye aburana mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama biri mu muhezo akaza kuburana muri Kanama mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu muhezo akajurira bikaba mu muhezo agakatirwa ari mu muhezo hanyuma kujurira ku rukiko rw'ubujurire bikaza kuba mu ruhame ku itariki 31 urukiko rwatangiye cyangwa se urubanza rwatangiye saa 3:10 rurangira saa 8:20 birangira batarangije kuburana bavuga ko urubanza ruzakomeza kuri 24 z'ukwezi kwa kane kuko umwanya wayo muto yabiregura ntabwo abonye umwanya wo kwiregura tanzwe niyo code waruvuze bahita bavuga Mutesi Jolly
basanga byari forwarded ntahago byagaragazaga aho byavuye n'ibyakurikiyeho, basanga ni imyetso bidafite ikintu gifatika kuko message nyiguforwardinze bitagaragaza aho yavuye n'ibiganiro bya mbere, iyo message iba ifite question mark, point d'interrogation. Rero niyo mpamvu babihuje na Jerry kuko n'urubanza rwa Prince Kid aho ruva rukagera, we aniregura Prince Kid yavuze ko ibintu aregwa ari ibihimbana, ari abashaka kumwambura Miss Rwanda igahabwa ngo umukobwa ushoboye. Na polisi kanga kamo nta kintu cyerekana ko akariza hope yashwe ko yavuga ko baryamanaga ku bushake. Icyaha cya kabiri no guhoza undi ku nkeke ni Miss Nshuti Divine Muheto cyagiye bari muri ya hotel, we yanditse ibaruwa yo kwa notera asinya ko nta hoterwa yakorewe atahoje ku nkeke. Cya gatatu nishimisha mushingiye ku gitsina, ishimisha mushingiye ku gitsina nawe ni Muheto yarabihakanye. Ibyaha bya Prince Kid ari bitatu, nemo we yiregura avuga ko ari ibihimbano kandi ko kushinya cya bwawuzi ibimenyetso. Ibyaha bitatu nakubwiye Muheto yarireguye avuga ko nta hoterwa yakoreye, yandika ibaruwa kwa notera avuga ko we nta hoterwa yakoreye. Akariza hope avuga ko yijyanaga kwa Prince Kid inshuro zirenze 3. Ntago kuri telefone ntago umuntu yakijyana ukora imana mpuzabitsina n'undi kugahata, urumva bibaho yakijyana umuntu mukuru. Iki cya gatatu ni cyo guhoza ni kunyeke. Ya majwi basanze ari amajwi yakatagwemo, hari byavanywemo, basanga nta nahahuriye n'ibyo byaha, na amajwi asanzwe y'abantu bari kuganira bakuru bose. Nyuma nkubwira ngo kuvuga amazina yabo ni abantu batatu muri dossier ya Prince Kid, kuvuga ntago ari ikibazo kuko urubanza rwagiye mu ruhame, barushyize mu ruhame kugira ngo Rwanda bamenye ukuri. Ikibazo cya nyuma mitanasoza byumvikane ko rero amahirwe Prince Kid akiyafite menshi yuko azongera gutsinda ubushinjacyaha. Ntabwo ari we nabwiye ko tugiye kumuzana. Twari mu kiganiro kandi ndashingira ku kinani nakubwiye gute. Ubungu bino ntufate nk'urubanza afite ubukwe mu mpeshyi, ahubwo dufokasinge ku bukwe bwe gusaba no gukwa. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze amerere mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange, turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo musikundi. Twakiriye punditi w'Imana, bimeze bite bakunzi ba GASARO TV? Atangiye yisekeje nako se sanda waruka guseka. Ngiye iminsi yose mba ndi tayari no guseka. Iminsi yose uraseka? Bana sha myinshi ishoboka, niba ari iminsi 7 y'icyumweru 5 nshobora kuyisekamo. Ntacyo uzaba 2 se 2 nyine ubahuye n'umwaka w'uwo munsi cyangwa se satani yakugendere bibaho. Nese urugero ufite ikibazo runaka cyangwa se nk'inshuti yawe yabuze umuntu gutyo nyine, ubwo buzima se bwabushimishije ko n'ubuzima bubabaje nyine, urumva icyo gihe mbabaranye n'abababaye ariko abishimye tukagendana. None se byo kubanga umuntu yasita nuvuye guta we uvuye nko gushyingura cyangwa guherekeza umuntu akagusetsa waseka biterwa. None se ubuzima nyine burakomeza. None se nuzi ko hari umuntu ushobora kuvuga ikintu wamugane sha niyo byagenze gute ibitwenge ntubibure. Niyo mpamvu bavuga ngo rero nyuma y'ibyago uzumva urakomeza. Ako jya useka man, nyine mu yandi magambo jya ubaho wishimye, ni byiza cyane kuko abantu barabayanza. Sibyo rata? Nugira amahirwe ujye wisekera. Wari umeze ute? Njye meze neza nari. Urakomeye? Ni amahoro? Ni amahoro usibye ko nari maze iminsi ndwaye ariko ndi gukira. Wari urwaye? Warwaye ryari pundi? Ko buri munsi tuvugana ayo makuru nayo nzi. Oya ni grippe. Ni grippe. Kunje nta yindi ndwara. Ariko ukunda shoko kurwara inkorora. Mfite amaraso akomeye ni O positive. Iyo grippe ije nkora gym bigacya, nta miti njyango ntabwo murangiza imiti. Grippe nagiye ahantu mu bintu by'ibyo, niba ari ibyo niba ari icyaro. Ibivumbi biramfata ku buzima bwawe ntabwo umenye kujyana mu bivumbi. Naho nayikuye. Nibe nawe sha. Nibere hano nkaha ngaha gutya cyangwa homba ntaho nawura na magrippe, ariko ukuntu njya kuri tele wabonye uriya musaza nangiye gukoresha utazi yavukiye hara narahatereye ubuzima burahagarara. Niho navanye magrippe ariko nimo ndakira nyine kubera Imana. Hanyuma ku itariki ya mbere nibwo habaye Rwanda International Movie Award, ndetse harimo udushya koko. Uyu munsi nibwo nakomeje numva ama operation agiye atandukanye, amwe bavuga bati BAHAVU nibyo yatwaye iriya modoka ariko niba karyite people's choice, abandi bati nubwo yatwaye iriya modoka ariko yatoye ku munota wa nyuma. Gusa ngiye icyo cyose nkemera kuko mbere ho gato cyane
ku munsi bucya Rwanda Movie Award iba yarafite 55. yes nabonye kabisa n'ubundi yarafite 55 n'amajwi magana. Yego kuko reka ndagafite ngewe. Yego nanjye ndamukurikira kabisa cyane. Rero sinibaza ukuntu uriya munota umwe bari kuvuga ko ari wo munota yatoyemo. Ndashaka nawe nk'umusesenguzi utubwire. Sandri dukunda kugira ikibazo cy'abantu baba muri showbiz bakurisha amarangamutima nyine kurusha ukuri. Bivuze ngo kuvuga ngo bavuye atuye ku munota wa nyuma ntabwo ari byo. Ikintu ngiye kuvuganza hari none nshobora kubizira. Ninshaka mbizi nushaka ubizire. Niba ntago nyitinya. Fundi wajureka kunsetsa koko. Nshaka ibyinjire reka tugende gake wenda tujye mu showbiz. Mani tubwire wiseka. Yego turebere ahita ndamubwira mbere the day before yuko haba final umunsi nyirizina grand finale yo gutanga amawadi bavu Jeannette Usanase cyangwa se aka Kami mu mpanga series yari afite amajwi 55 na magana 83 vote. Yego icyo ndacyemera nanjye nakiboneye. Uteranyije ukakayikiti mu mafaranga miliyoni 5 zirengaho z'amafaranga y'u Rwanda. Ukuri guhari People Choice Award ni izina ry'ikiciro. Yego gisono mu Kinyarwanda ni umuntu watowe cyane n'abantu gutorwa cyane. Ntabwo harimo kategori uvuga ngo Sandra nimba afashe telefone 20 agatora ntago bikuraho ko bahava tatowe. Igihe hari ino award filosofia ya Mucyo Jackson umaze imyaka ino rima yagiyeho na 12 ugimaze n'imyaka 11 ni uyobora Mucyo Jackson. Yego ikaba itegurwa na Ishusho Art company itegura Rwanda International Movie Award yitwa Ishusho Art kubera na 12 kuko award yaherukaga ni ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2020 covid itiza uriko ko covid yaje ba byose bikibana ku isi yose bya showbiz n'ibindi bintu. Rero ukuvuga ngo abantu bavuga ngo bahavu ntabwo yakaba yavuga ko yatowe n'abantu turebe ibintu bibiri. Icyambere kuba yarafashe amafaranga yakayinvestingamo kugira ngo azabonera imodoka 2020 y'igikoko. Igitonore cya igikoko reka tufashe miliyoni 5 kazinvesting kugira ngo ne miliyoni 20 nta gihombo gihari. Showbiz ni the art of showing ugaserenga cyangwa ukaruzinga. Ariko tugiye kuvuga ngo abantu bo batoye ari benshi cyangwa ukunzwe cyane ba Mitsutsu babamenya ba Kibonke Papa Sava bandi mbati mwajyanye ku road show yose urabizi ko habaye kimwe cya road show. Urabizi ko habaye kimwe cya road show yose ubona ko abantu bishimiye batandukanye. Ariko kwishimira umuntu no kumutora biratandukanye. Kuba nareba Mitsutsu ndi muri internet y'ubuntu y'imbere y'umujyi wa Kigali ndi kan free zone ndo muri no guest house sindi mbajya internet uraza bayifite. Nje nkagura amazi y'igihumbi nkigiraho nkara Mitsutsu amasaha 5 ushaka kugira ngo nkunze Mitsutsu hari icyo nazamara muri awadi kandi ntacyo. Ari cyo kintu abantu bagarutseho cyane ati Mitsutsu arakunzwe cyane pe ni nabyo. Njewe iyo hazamo upcoming comedian niwe nari kugiha. Ntabwo gutorwa cyangwa kureba ukuntu basaragurika bamusarira. Oya, ahubwo ikintu kiriho Mitsutsu akundwa n'abantu badashora. Urumva none se ubungubu bino bintu muri showbiz bikunda kubaho umuntu akaba ari populaire muri rubanda rukennye hakaba undi muntu ufite abantu bafite amafaranga ashobora no kumwitanya n'ubuzima bukarangira akaba yanabana. Urugero bahavu 5M murazishizemo urabona ko yatwaye award 3 best actress of the year muri roko best series impangira gitwara atwara na Choice Award kwera za miliyoni 5 yarazi neza ko imodoka 20 nta gihombo gihari. Hanyuma barimo baravuga ngo ya ntaga kuri ibi People Choice Award n'abantu batoye cyane ntago telefone yariyo yatowe ngo agire zira vote. Amafaranga yarafashashira mu bantu amajwi araboneka. Ni n'ubuhanga mu award nkizi zikunda ko ari business kuko niba Mucyo yarafashe umushinga wagashyira amafaranga agomba kuyegarura abashe amafaranga bose agomba kuguruza amafaranga kuko wabonye ko yari award ni amafaranga menshi cyane. Mwazengutse igihugu mwabonye amafaranga yashoyemo mwabonye ko abantu baza Nigeria baraje bari bategeye amahoteli barishyura hoteli twakuremo umuhango warayibonye buri kintu cyose unakora amafaranga. Ayo mafaranga ushoye mu kintu agomba guruka mu bundi buryo. Ntabwo afite abaterankunga benshi barayibonye usibye Ndori Infinix ntabwo afite abaterankunga benshi cyane kandi mu Rwanda ubundi bakabaye sibye ntabwo naje kubamamaza. Icyo cyo kubira rero bahavu yashe miliyoni 5 abona imodoka 20 ngo ni miliyoni 15 z'inyungu. Nta kintu bitwaye kuko ntiyitoye simukade imwe yari yafashe abantu baramutora. Ni uburyo bwiza bw'umawadi abantu bakagiye bareka kompaniinga ngo Kibonke yaherutse kutubwira turi mu cyane ngo
njyewe ntabwo nari kujya gushora amafaranga kuko ndubatse 5M uzi ibibazo umuntu afite yarimo bararwana n'akabanza inzu yarimo ashaka sima ntabwo wazishyiramo kugira ngo utorwe kushaka gushyiramo 5M undi agashyiramo 20 ari nayo mbagamizi zabayeho kuri bamenye kuko byageze hariya nawe we nabahavu ari mbiririmbiriri babenda kunganya ariko nyine urumva amafaranga menshi amajwi kubera vote zari open zigaragara wazamukaga byaragaragaraga byari kiya ntabanga ryari ari ku buryo washemo amafaranga menshi niwe yagaruje rero warumbaje ngo ntago bari kubyumva ko ari People's Choice Award ni People's Choice Award ko ntago yitoye ntabwo bavu yitoye ahubwo yamenye igikenewe kugira ngo yegukane award ibyo bintu ni ibintu ku isi yose bikora usibye ama award habaho kuvuga ngo habaho jire hakabaho na rubanda batora nta kintu umuntu yemvesinze ariko ubundi hano hose kwisi none sinago uko hajya abo amakampeni uvuga ngo umunyarwanda kazi Salima tumutore His Excellence atane muri bingi bitumutore ni campaign tujye tureba ibintu mu buryo bwagutse burenze ko kuvuga ngo oya mitutse kwitwara ariko ugitwara kandi abantu bamureba badafite nishana kuri telefone ni ikibazo gikomeye rwose nangi aho ngaho ho turumvikana hanyuma abandi ati bahavu yarabizi neza kazatwara kiriya gikombi mbere y'umunsi yarabizi kuko urumva bafunza award saa 6 voting kuri system yego saa 6 z'ijoro hanyuma bajye kwifunga arusha ibihumbi wamenye wa kabiri kandi ntago urumva niba twari igenda nifite imibare nka saa 10 gutyo saa 9 z'amanywa sha yamwanike kuryo nyine wabona ko buri wese yacika intege bivuze ngo kandi cyari gikenewe hariya ni ugutorwa cyane kuko byana amafaranga ijwi ry'igiceri cy'ijana ijwi rimba igiceri cy'ijana 155 by'amavote miliyoni 5 zirenga automatically imibare niyo igaragaza ko umuntu ari uri utware ya modoka rero niyo mpamvu yarara yabizi kuko yarara azi amavoting afite abantu bakavuga ngo kuki batazihishe abantu batungurwa n'amana yabarere muri business kuko nimba nshe miliyoni 5 ndagashora 3 harushora 7 harushora 1 harushora 200 ayose agomba kwikusanya muri ya box muri wa mufuka wa nyiri award hanyuma bikabaho n'umukoro kuvuga ngo ubutaha nimbaza imodoka miliyoni 50 none bazashora miliyoni 15 ni business none se ugiye gutumiza imodoka hanze ira modoka nshyashya itumiza ku mafaranga no kudedona n'ibiki byose ni business bisho bisabana bakishamo maranga mutima avuye ngo urabona ngo ngiye nemeraga uyu yari gutwara uya biriya ni business kandi rega tunarebye ku rundi ruhande yaragikwiye Bahavu Jeannette aka kanya ubu mu Rwanda muri filime ntago washidikanya n'umunyarwandakazi uhagaze neza yaba filime ye yaba gukundwa yego muri rwa Rwanda avugaga rw'abantu badafite internet batishoboye cyane ntago ari populaire ariko mu bantu bafite amafaranga y'abakire Bahava arakunzwe warayibonye na hariya uburyo abayeho filime y'uburyo ikunzwe ubuzima bwiwe n'umugabo uburyo babayeho imishinga yabo afite amaward uretse gutegura ya successful afite campaign ashiraho filime ziwe Bahavu arakunzwe tujye muri filime in general tuvanyemo bari yakuru babiteguye ariko Bahavu kano kanya byagorana kuvuga ngo umukobwa yamucaho pe tugiye kuvuga Bahavu arakunzwe cyane urayibona no mu biganiro buryo yakirwa mu ma interview urayibona uburyo yitwara comment bashyiraho imibereho no munyarwanda kazubona ko yigaramira amaranga mutima y'abamukunda hanyuma abandi rero bagendera ku maranga mutima reka bariho tujyaho ati nago byari bikwiye yuko yabona ibihembo bitatu nababivuga yego kuhanje nabonye bira bihembo rwose fine aranabikwiye kuko niba ari best actress kabisa nta wundi actress arimo hariya wavuga ngo uyu nguyu sibyo se hari icyo atahawe utabazongeramo kwambara neza sande ntitwari kumwe yego iriya sare yarimo abantu tuvuge ko ari abantu 400 hari umukobwa cyangwa umunyarwandakazi warambaye neza kurusha Bahavu shari yambaye neza ntuzi kwambara ibya mwebwe simwe mutina mu kwambara cyane ntabwo yari yambaye neza tuvugisha kuri yego none yarakwe na by the way na wadi yo kwambara neza kuko Bahavu arimo arakora ibintu twayatona muri za Oscar muri Amerika Hollywood bariya nabasoka kuma red carpet Kim Kardashian yibona amakanzu baserukana Bahavu ari yambaye ikanzu bisaba ko abantu bayitwara ibihembo bitatu kugena bike yari guhabwa igihembo cy'umuntu wambaye neza cyangwa igabane mu kwambara muri sinema nyarwanda kuko nimba hari red carpet umuntu akayicaho yacimaka mu kwambara ibihembo byari bari bakamuha kiriya gihembo n'ubwo atabagiteganyije bitatu abantu barumbaje bamuranga mutima
buriya iyo ibintu bibaye ntihagira abantu babivuga ibintu bitandukanye jya umenya ko iyo event yaruzinze yaguye mu mazi. Ni cyo kibazo wabonye muri iriya event? Kango urugero buriya twarimo hariya muri Marriott harimo event irimo ba Ghetto Kid n'abantu bakomeye cyane babaye ba Jonathan Gundura wabaye president wa Nigeria, abantu bibikomerezwa ntabwo yavuzwe yari kuvugwa nane nyine turi hariya. Event nibikarangira ntubone ibintu bigarukaho kuko abantu bari muri showbiz baratureba n'abandi bashaka kuzaza gushonamo imari uzamenye kwa failings kuko akakanya niba tuzamara icyumweru cyose kugeza twinjiye mu cyunamo turi kuvuga iriya rima menya ko Mucyo Jackson 100% azi nyine azi gutegura. Nicyo nenge ukubaza azi gutegura. Ntawe tubwire kwitangwa ry'ibikombe se wabibonye gute, unatubwire ku myambarire, tubwire mbese gato kuri iriya event hapundiki. Reka ninjire muri award batubwiye ko ngiye invitation mfite haranso 11 nani mfite private invitation gucukura the carpet kuko ndi mu bantu batanze abantu nominees muri award. Yego abantu 20 yatanze bose barimo numva ko ari success. Yego abakobwa 10 n'abahungu 10 female na male natanze bamitse bari ababahavu abo ubona 20 ngiye peacemaker batuga award bari banye uretse Alphonsine umuturanyi naye namutanze sinzi mama yari arimo ahubwo nuko hanyuma bampaye saa 10 ngo tugomba gutangira saa 10 murabizi ko twavuganaga bari bagikora decoration kugeza saa 2 saa 3 ibintu bitangira saa 4 nibwo rayo nimanza atangiye gushobora kuri the carpet kumitegurireho Jackson kinagomba kwibandaho muri Rima ya 2024 twinjira amatora his excellence ni imitegure na protocol no gushaka n'abacura bwenge bazi show busy ku buryo natangajwe no kubona kuri tapi yari afite hari tapi najyaga mbona mu interina ni tapi abakobwa bari bafite inkweto zishinze cyane bari no kugwa yari tapi ifitemo imiringoti ishaje ubona ko atari tapi isukuye nyine ubundi award ujye kwita international urimo abantu muri Nigeria. Hari umunyarwenya yavuye Nigeria umusitari wabo ari mu bambere muri Nigeria isi yose arayikanga yari ahari hariya. Biratangaza kuba umuntu yava Lagos ahantu bategura isosi gakangarana akaza guca ku itapi imeze nk'ikiringiti. Aho ngaho twanenga rwose imitegurire award tapi igomba kubikosoye kandi ari nziza. Hanyuma protocol yari hasi cyane zero. Umuntu Bruce Madaje gutanga award ntago afite umuntu umujyana ajye kumwika yicara araje arimara twari tumwe ku muryango ba Juno baraje ubona ko babuza aho bajya barabose batanga amawadi barazaga bakabura baracahe baricara he bo bakagenda paka yicara atazi ngagiye he. Award igomba kugira protocol iri serious bakagira ahantu aven imenyere showbiz iri hotel ni hotel yakaberema inama z'ibintu biciritse ntago ari award y'isi yose ititiza isi kuko hari abanyamakuru baza CNN twari twicanye nageze aho ngi imbere ura mukobwa muto cyane wabaye best director na producing w'umunyakinya muto avuga ko nyizora amonye w'umwana papa n'umunyamakuru wa CNN aba Ikanombe yarahari yari makavani hari bitangazo ku mpuzamahanga kuko cyo vuga ngo ni international ni ukuvuga ngo showbiz yose bihari. Nigeria nimba yamanutse niyo ya kabiri ku isi muri filime nyuma ya Hollywood muri Afrika niyo ya mbere. Nigeria nimba yamanutse bazana itangazamakuru they believe muri showbiz no mu itangazamakuru. Protocol yari zero amasaha yo ntago mbitindaho ngo n'abanyafrika cyetse n'ibikosoko ubwo tukareka ko abanyafrika ariko nyine bakagerageje nivuze saa 10 n'wasi saa 2 bigatanya ntibe saa 4 gatatu ntago muri award hajyamo abantu batashogura amazi y'icyatana ahantu event yabereye amazi yaguraga icyatana harimo abantu badafite na tike ya moto. Uwo muntu yaje muri award gukora iki kwicana n'umuntu wateze indege ntago award ari inama nta nubwo award bari kwishyuza ni kushatse kuvuga award ukuntu bigenda kuko twirefera ku bihugu byateye imbere batumiramo abantu bafite ubushobozi bwo kubana kwishyura ibyumba bya hoteli bafite ubushobozi bwo ko bazajyana ya award ku yindi level. Nimba umuntu atashogura amazi y'icyatanu ni uzagenda uvuga nabi iyo award kuko ari ahantu atakabaye ari. Uwo muntu wicaye sare wabonaga imyanya nyuma twari twicayemo abantu bave pari imbere mu tumeza duteya cyane ba Bruce Melody ba Marina n'abandi batanze amaward nabari yakuna bari abanyanigeria barice ku meza y'imbere make inyuma hari abantu basanzwe badafite internet ubu atari no kureba uko byagenze byarangiriye hariya. Award habaho invitation z'abantu bari bibyamamare hanyuma undi muntu ushaka kwatininga akagura invitation kugira ngo bizakavaringe utundi tuntu expense kwizo protocols baziyenze wa mugani tukarenganya n'abantu babanyira ma event ariko guhenda kwe cyangwa kuba hari ibyabura nibo babyiteye hari ahantu nyishije ngiye 10,000 kujya amazi nabyishyura
kuko nkunda awadi kandi awadi yakaba isiga inkuru nziza bakakureba nuko abandi bitegurwa bajya batumira abantu ubundi abantu nominations akenshi nibo bakunda kuba bari muri za awadi n'abandi bantu bafite izina rihambaye muri showbiz byarantangaje kuba hari abantu harabonye ba Junior Giti ba Rocky n'abasobanuzi ba film bari successful mu Rwanda baba influencers bahambaye byarantangaje ko nta muntu wo muri politique nahabonye umuyobozi wo muri ministeri nkabona barafata umuhanzi akajya guha award umuntu w'icyamwe muri Nigeria award yakayihawe n'umunyapolitike ukomeye cyane nta turi muri ministeri y'urubyiruko n'umuco nta ministri wari uhari ntago bamutumiye ngo yange kuza bamasamba intore ntago bari bahari n'abantu bari muri ministeri bavuga ari kijyana n'abandi ntiriwe ndondora bakatekereje ku rwego rwo kubahisha award no kugira ngo bayihishe isura nziza muri politique gatatu ku mitegurire icyo nshima cyo nuko award ibihembo byari byinshi byiciro 27 ntago ari buri muntu wese wabasha kwipevera guhemba abantu bangana kuri yabonye ko abantu batwama award ari benshi mu Rwanda mpuzamahanga na success kubona twicara muri hotel yo mu Rwanda dufite abantu bava Nigeria dufite Cameroon dufite Kenya dufite Uganda dufite mu Burundi bose bahari muri iyo sari n'umugisha twakabaye nanone turenze ingoye twakabaye dushimira ko yabashije ko yahuza Afrika yose mu ijoro rimwe ariko ntabwo nizera neza ko bari abantu b'abanyamahanga bajyanye isura nziza kuko iwabo barategura ugibona amafilima ukuntu ubuzima bwo bwahagaze ntago muri afilimi sari ya filime biteye ubwoba habarimo protocol irenze umutekano byamamare isi yose yahuruye hariya ntago nabonye wabonaga hari nta cyapa wabonye cyerekana ko abari award usibye kwinjira muri sari nta kimenyetso cyari kwerekana ko abari award ubuzima bundi bwari guhagara ugahera nko kuri Nyarutarama manuka hari yasose tutari buvuge icuruza imiyaga hakaba hari ibintu biranga ko turi kwerekeza ahantu hari award hakaba hari protocol y'amamodoka ajya kupikinga abantu bayobora hakaba hari abantu baba twitse muri showbiz award uziko final yageze wajya nta kintu kiribube ibyo nibyo navuga ariko nkamushimira basi ko nibura bashe guhuza Afrika yose mu Rwanda ni byiza cyane n'umugisha ariko akosora ibintu bya protocol akosora uburyo bw'imitegurire anakosore uburyo noneho nyirizina bwo gutanga mama award azana abanyapolitike azana ibyamamare azana abantu Kanyombye bamubonye hariya ibaze kubangura umukomediye udahari respect Kanyombye abantu barakuze baseka kubera Kanyombye n'abandi ntago hano ndi burondore ariko ntago byari bikwiriye ko wafata umuntu ngo nuko umunyamakuru umwaka umwe aze gutanga award Kanyombye wahetse urwenya adahara aho hantu n'abandi icyo nicyo navuga jewe ndumva ibyo bintu rwose ari sawa cyane gusa muri rusange nyine ama award yahawe abantu navuga bayakwiye ndabeshya uko nge nabibonye ni mu mboni yanjye ndemeranya nawe nta muntu hariya utaracyuye award wari uyikwiriye yaba baroko yaba filime zindi yaba ba DOP buri muntu nabonye yaratwaye award usibye ko kamwe wavuze ka niyu kama nta cyiciro cyari gihari nyine mitsutso yakaba yatwara nk'iya award urabyemera ariko cyangwa ba Rusine Patrick kuko Rusine namutanze mu bagoma guhatana sinima mutajemo ubwo numvishe ngo nuko yavuze ko atazaboneka niba namutanze mitsutso yagatwaye igihembo cyane upcoming kugira ngo akimanike mu kabati ashyiremo imbaraga batashye bakine turemeranye batashye bakine buriya hariya hari abantu bafite umutima woroshye agenda kana reka ngo urugero nk'ubu bamenya twaze tuganira namwe ngo agikwana afata igihe yitekeza aruhuke sure bandimbati hari abantu batashye babaye cyane hari ikintu nanjye kukubazaho ndimbati benshi nanone numvaga bavuga ati byibuze iyo ndimbati nawe ahabwa igihembo ntabwo mbibona ndimbati no mwaka yananzwe no gufungwa ari bwabwo igihembo cyiki no naga nzamukira none se nafunga yakoze agashariko yazanye ishakoshi ni nawe mwari muhagara bari turi ese nani ishakoshi n'urwa ni isakoshi y'abagore ariko ndimbati akunda kurangwa n'udushya cyane ariko ndimbati n'umuteguzi igenda ndimbati arategura ni byiza ni n'umugisha kubona umuntu nkuriya yari yambaye imyenda ya muri fashion design nanjye niwe wanyambitse kuva hasi benaze kubereka ukuntu biteye ariko cyo nshaka kukubwira ndimbati mu rwego rwa kariya mbere yuko afungwa yari on top afunguwe yasanze hari byahindutse ntago arabasha kongera kukavaringa cya kintu
tugira ikibazo cyo muri showbiz cyo kurebera ibintu turebe proximity cyangwa ukuntu bimeze n'ukuntu abantu bakora. Ndimbati kuva yafungurwa hari utuntu dushyashya wongera kubona kuri social media trending mu rwenya, biramusaba kwicara akongera akavoma ahantu yavanaga urwenya, akongera akegera Papa Sava bagashaka za script za mbere yuko afungwa, kuko nyuma yuko afungwa nta bintu bishyashya ndamubonaho. Hari ikintu uvuze ngo bamenya, ngo yavuze ko agiye kwitekerezaho mu buhe buryo, kandi bamenya navuga ko ari we watwaye umunyadushya, yego uhanga udushya, best content creator of the year, sibyo? Hanyuma ariko yari yiteze gutwara igihembo gihize ibindi na people's choice, nabyo yarabyiteze, arabisiko yari number 2, yego. Kandi bamenye yari no kuba umu best actor of the year, kira cyatwe na Clapton Kibonke. Bamenye ari gutwara imbo nka 3 hariya, yatwaye kimwe, wabona ko yakonje, video murazifite aze kubikiramo, yasohotse akonje biragaragara, sibyo? N'imyambaro bamenye nagasanzwe gasohoka kuri ajya kwitapi kuri, bamenya n'umwe mu bantu nyine bambara amawadi menshi tuyabiramo ndamuzi, n'umuntu ujya ahantu ukabona nyine ko ubuzima bwahagaze, wabona ko ari yakonje. Awadi iyo umuntu afite umutima woroshye ziramubabaza cyane, iyo umuntu agiye kubifata akabigiriza umutima ntiyumve ko ari showbiz arababara cyane, ariko bajye bumva ko ari showbiz ubuzima bukomeze hashye. Umuyaga ndabona uteye ubwoba ngayo nguko rero nyine bamenya nihangane, nta kundi byagenda, gusa nawe ni umukinnyi mwiza kabisa, si byose pundi cyangwa nabyo ntago ubyemera? Nemera neza ko bamenya ahubwo ashobora no kuba ubu kano kanya ari we number 1 mu Rwanda dufite mu bijyanye na comedy, noneho na cash, je burampuza amafaranga na carrière. Uretse ko ari kubaka Norvège etage, ntabyo mba nzi ngewe. Bamenya nyine ahagaze neza, ari successful, yafasha abantu benshi, yakinisha abantu bararongorwa, niwe muntu wabashe gushingira abantu benshi mu Rwanda muri filime. Kubera icyo atashoye rero ngo kira kimodoka cyegukare cy'igikoko, ntago ibyo izo stress ntabwo yari kuzivamo, afite byinshi agomba kubanza gukemura, afite etage agomba kurangira, finissage n'uskone gora se mwebwe ntimwubaka. Ntabyo nzi. Abakunzi ba GASARO TV mufashe Sandra arangize etage ari kubaka. Shori ikimara. Harabura sima. Reka nikomereze. Hanyuma pundi bamenya ni umukinnyi mwiza mu magambo cyane kandi ufasha abandi, kuko bamenya series kuva yaza kugeza ubu ngubu ya producinze abantu ubu hagaze nza mu Rwanda bubatse bari successful, yatanze umunezero, nimwe muri cinema cyangwa muri series tageze subira inyuma kuva zatangira, kandi zikunzwe cyane n'ingeri zose zitandukanye, kandi zirimo kwigisha, zirimo kwicisha bugufi. Umuntu w'umushoramari umukire nk'uri agakina n'umukozi wo mu rugo, ni isomo mu buzima busanzwe twakabaye tugenderaho. Rero bamenya je mufata nk'umu legend, ntago mufata nk'umukinnyi usanzwe, mufata nka legend. Yego, ibyo ndabyemera nanjye, turi kwemeranya rwose, turi kugendana 5 kuri 5. None umuntu washa kuba afite abakobwa akinisha bakashakwa, ntago yabyoroshye. Ati se abandi bacirisha abakobwa bagumye ari abakobwa, ni harimo abagore nawe bakosa agashya. Uno musa gatwerera akazajya kutwerera ndaza kurongoza undi azakajya kurongoza undi. Kandi bamenya numwe mu bantu basupportinga abanyarwenya n'abakinnyi ba filime mu Rwanda mu buryo hari mushaka kumwitangazamakuru mutabivuga. Buriya hirya ya kamera cyangwa hirya yo gukina bamenya uzamusanga ari kumwe n'abanyagiso ba Kibonke, abantu banyarwenya ubona benshi bakiramani bose bano akabajyaniwe bakabagaburira bakabaho nk'abari muri ka. Ushatse kuvuga ngo bishwe n'inzara se? Oya. Logically uvuga ngo akabajyaniwe bagasabana, wivuga ngo akabajyaniwe akabagaburira nkaho bagenda bagiye kurya. Ubwo rero ahubwo asabana n'abari gusabana hano twahuriye muri guest house. Yego, dutumije ibyo kurya buri bakishira bill twa turi gusabana. Ako ntumiyi wawe uri kungaburire. Rega sinzi ikinyarwanda, nge ni ikinyarwanda. Nje ukabwira umukozi agateka tukarya tukanywa ubungaburiye. Yego, ntabwo mba ndi gusabana nawe kuko ntago turi kwishira amabiri. Uri murangaburira, kugaburira umuntu ntago ari kumusuzugura. Okay, kuko hahirwa ugaburirwa hakanahirwa ugabura, kuko biravuga ngo hahirwa uko kugutanga kurushwakira. Blessed is the hand that gives and the one that receive. Hahirwa nyine uko kwakira kurushwakira, ukwakira kurusha ugutanga. Ugutanga kurusha soro kwakira biriya birimo muri Matayo ntabwo ni ku murongo, ariko bamwicisha kugwira numwe mu bantu bari supportive kandi bifuza ko bagenzi baro bagera. Reba yafashije bamwe mu ba Natasha Ndahiro, si bamenya bamusunitse. Natasha series
si bamenya Natasha abishimirirwe rwose nashimirwa ibyo akora arasapotinga cyane kiragiye mu cya best supporting actor ari kugihabwa nacyo nakubwiye bimore kuko bamenya muri make si kuvuga ko hari ibyo yibwe hari ibikombe bamenya yibwe bamenya hari award atatahanye nsubiza best supporting actor nuko yayibwe yarayikwiye reka nkubwire prince kwibwa ikintu ni ikintu wowe wari ufite umuntu akakigutwara mu buryo butemewe n'amategeko utakimuhaye naho ikintu udafite ntabwo wakikwiba ahubwo bakigutwaye barayimutwa Shema Prince wo muri nundi soko bamenya uriya musore ugenda mu kamodoka ka decapotable yawe ni mu diaspora bamita Ibra yawe ni mu diaspora ntabwo mbizi ibyo je ni wowe ubizi nge nta makuru mba mfite ku bantu n'ibimenyetso boss we ntago afite decapo aragenda mu modoka nk'iya Beni none se urumva none nkubwira yitwa Ibra ya supportinze nde nawe ariko arakiyubaka wenda ko waje uba muri filime buri munsi birwana nabo ya supportinze nyine ariko n'umukinnyi ukunzwe nande ibyo twibijyaho imbere ntabwo ariko ari mu mukinnyi ukunzwe kuba yarahawe ni best supporting actor mu cyangwa uzabanza ubaze kuba supporting muri filime icyo bagenderaho nicyo bivuga wowe ushobora kuba uri kugendera ngo yafashije nde muri filime ariko supporting uzabaze abari muri industry ya cinema mimbere baza gusobanura ubwabyo nk'uko byifuza ntago ari nko kubaza bari abantu bari muhariye kubera ko wambaje ngo best ngo people's choice ngo byakabaye bidusanga ibisobanuro nuko byagenze ntago ari igisobanuro cyabyo ariko byagenze na best supporting actor n'umukinnyi wa kabiri yarafashije abandi bamenya nakuritse abantu yasunitse na Kibonke cyagemba ari kugitwara kamwereka abantu tutari gutwara cyagemba bamenya na Kibonke na Kiraman by the way Kiraman niwe wakoze mitsutso Kiraman abanyarwenye ubona yarabakoze nta gembo yacyuye ntabwo nzishima Prince ari muri nuze sundi muri 20 yari kugicura tatari nani nkumvisha uburyo kiriya gihembo cyagiye kitakabaye kijya mu ryo none bw'ime n'ibimenyetso none se Ibra ya supportinze nde cya supportinze iki muri comment abareba filime bazatubwira bazandike nta kibazo ariko nani nkumvisha logique yabagatwaye amawadi no kwamenya ibihembo yakatwara nka bitatu nabikubwiye ntabwo yabitwaye kuko best supporting wabonye ko by the way Ibra haguruka muri saro kona abantu barumiwe baranatunguwe video arazifite aze kuzerekana ntabwo umuntu ariteze ko yatwari award nimwe baramwishimiye nawe baramwishimiye pe nabo bazanye ubuse sare yose ngiye mvugisha ukuri video se ni haraza kwishima sare yose se ntabwo nari ndi imbere nari mari ndi bugende kumaranga mutima yanjye nanjye nabonye maranga mutima nkurikije abari bahari Ibra yarinjiye Ibra yishimye n'abantu bari bicaranye mu gikundi amaze no kwinjira barishima ikindi nagiye muri road show zabo road show nk'iya Bugesera Ibra nabwo yarishimiwe pe ubona ko ari umusore kabisa ufite igikundi none se awadi ari umuntu wishimiwe ikigaragara cyo Ibra kunzwe umubare munini cyane ni igitsina gore ntoya nuko ari umusore boga ari mwiza ibyo ngabyo rero ibyo birumvi ariko ntabwo kiragihemba ari cy'umuntu wishimiwe cyitwa best supporting actor na best supporting actress cyahawe Fiona wo muri ni mu ndoto yego best supporting actor abahanga muri cinema bazatubwire ngo mubona nabwo cya umuntu wafashe ukuboko n'agasunika abandi bakinnyi niwe wagacyo kugira ngo agire imbaraga zo gupushinga n'abandi ntago ari ukundwa n'abakobwa ibyo ngibyo nyine nakubwiye ko urumva wowe ushobora kuba ufite meaning tunakivaho wenda uko ubyumva nkawe ariko undi muntu watanze izo award akaba yakwereka ikintu yagendeyeho n'urugero ngewe hariya rero ntabwo ndibuze gutera amabuye ngo uyu muntu yaragikwiye kandi nawe yarari mu irushanwa bakunzi ba GASARO TV cyane ko yaranafite n'amajwi nawe ari hejuru reka tubwire abakunzi ba GASARO TV baza kutwandikira muri comment ngo best supporting actor mu Rwanda ninde wagahawe iyo award urakoze cyane c'est tout hanyuma twikomereze tuve ku byarima twigire kwa Prince Kid mu bujurire wari uriyo wari uhabaye wari wazindutse cyane ni cyo kintu cyagutunguye kuri uriya munsi ingingo nshya zajemo natunguwe no ku rubanza rwagiye mu ruhame kandi kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu ngo n'igicurasi na 22 yaratangiye aburana mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama biri mu muhezo akaza kuburana muri Kanama mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu muhezo akajurira bikaba mu muhezo agakatirwa ari mu muhezo hanyuma kujurira ku rukiko rw'ubujurire bikaza kuba
mu ruhame ku itariki 31 urukiko rwatangiye cyangwa se urubanza rwatangiye saa 3:10 rurangira saa 8:20 birangira batarangije kuburana bavuga ko urubanza ruzakomeza kuri 24 z'ukwezi kwa kane kuko umwanya wayo muto yabiregura ntabwo abonye umwanya wo kwiregura natungwe nuko byashyizwe mu ruhame umushinjacyaha bavuga ko urubanza rushyizwe mu ruhame kubera ko Prince Kid yavuzwe cyane mu itangazamakuru kandi ibyakurikiranyweho bifite uburemere kandi ibyo byaha urukiko rwisumbuye rwamugize umwere nibaza ukuntu umushinjacyaha arimo aravuga ngo ibyakurikiranyweho bifite uburemere kandi byaragaragaye ko yabaye umwere hanyuma ntungwa no kubona ko Prince Kid yafunguwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 asubira kujira kuri 31 ubwo n'amezi 4 nyuma y'uko ari ko wagizwe umwere ayo mezi 4 duhereye muri Mata atabwa muri yombi ubushinjacyaha bari gushaka ibimenyetso kugeza kuri 31 n'amezi hafi umwaka ugiye gushira nta kimenyetso gishyashya kisumbuyeho uzanye mu kujurira wa Prince Kid ugakomeza ugashaka ko ngafunga imyaka 16 kandi utagaragaza ibimenyetso bishyashya ntungurwa nanone no kuvuga ngo barimo barifashisha ububirigi Ubudage na Canada ngo nabo ngibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina mu gahato gukoresha indishimisho ishingiye ku gitsina no gozo undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina bya bitataregwa ngo bajya bumva batanga buhamya kurusha ibimenyetso kandi mu rukiko ku isi yose hakora ibimenyetso niyo mpamvu ngo umuntu ufite ibimenyetso ni utsinda udafite ibimenyetso aratsindwa niyo bitatu byantunguye icyanyuma nari naniteze no kubona Miss Elsa madamu we basezeranye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 amuherekeje nibyo bintu bitatu navuga hanyuma amakuru nagiye mbona kuri YouTube zitandukanye hari abandika ati ndaya Miss Elsa ibiki nkawe wowe bashije kubona Miss Elsa n'amaso yawe wabonye kuko Miss Elsa twite cyangwa ni bya bindi by'abanyamakuru dukabye n'amaso umuntu uzi Elsa wenda bagenda bafata amafoto barebe nko muri 2020 cyangwa 2019 na 2022 mu ntangiro biratandukanye n'imyambaro ya urabona umukobwa cyangwa se umudamu utwite inda y'amezi 3 yambara ibintu birekuye byoroshye cyane ntago abacyambara ibintu bimufashe cyane sinzi nimba ubizi biterwa nuko ashaka kwambara ntago turi kuvugana imyambaro turavuga birashoka ko yambara ibintu birekuye yari yambaye birekuye nibyo nakubajije nge nago nari imari nge nimo nakwaza generally umudamu utwite hari impinduka mu kwambara ashobora gukora bitewe nuko yambaraga ni nk'ize zishobora kubaho rero biterwa nyine ubwo hari imyenda mu byo njya mbona hari abambara amakanzu amakora n'ibindi amashati biterwa ubanza n'imyambarire y'umuntu niyo mpamvu yego ariko mu buryo busanzwe umuntu ubaho umwana cyangwa gutwita hari imyenda utakambara itabangamira nyine wa mwana uri mu nda ariko icyo barambaje cyo witegereje hari impinduka ku mubiri wa Miss Elsa hari impinduka ariko gutwita mu buryo bw'itangazamakuru ntabwo umunyamakuru yihanagaza ngo yemeze ko umuntu atwite byemezwa na muganga cyangwa na wa muntu nyirizi ariko ku mpinduka ko turi muri showbiz ntakajye n'abantu wenda bumva ngo no kwinjira mu buzima butatureba Elsa ntabwo ubuzima bwari ubwe n'ubwa rubanda kuko ni Miss ni cyamamare arakunzwe rero kuba twabreakinga ko twabonye ko atwite ntakajya agira abantu bifata nkaho ari ukwinjira mu buzima muri privacy kuko ntago gutwita ari ubuzima muri privacy wabonye ko bari nabo anagenda akajya mu itaramo yambaye ubusa hejuru kugira ngo indigaragare wabonye ko Butera Knowless yafata ifoto akayishyira hariya wabonye ni ketchup wabonye ko ifoto yaciye ibintu gutwita ni inkuru ni showbiz kuko ni umugisha kuko dufite abantu bafite amafaranga batabasha kubyara rero nituvuga inkuru nk'iza abantu bakumve ngo turashyanuka turabita tureba oya ni showbiz ko nabonye yari yambaye imyenda imwegereye rero yari yambaye agakote n'isengeri ntabwo yari yambaye ibintu bihambira hasi yambaye twe turitegeza cyane irekuye yitise twe tugenda itegereza nawe nyizwa n'akantu kamwe iyo ndi mu nkuru ndeba ni nanjye wayi breakinze yego ninjye abandi bari baryumyeho nkunda gukora utuntu abantu batinye kuko genda nditegeza bihambaye ndumva ari igihe wa breakinze ibyo bintu kuko abandi bibandaga kuva ngo yamuherekeje so what kumuherekeza birasanzwe ko n'umugore n'umugabo barabana ariko na nicyo bitwaye kuba twite uko n'umugore n'umugisha hu n'umugisha aratwite afite wamuteye inda bakoze ubukwe bagiye mu murenge ku itariki 2 mu Rwanda iyo wakoze mariage civile umwe abaye umugabo n'undi baratahana hasigaye ibyo kujya mu nsengero nta kintu bivuze stati yarahindutse nago bakiri ingaragu nabagabo undi n'umugore gutwita so what ntago ari inkuru ya danje ntago ari bya danje rwose batanabigira ngo wenda ni big deal oya ahubwo n'umugisha kuko turifuza umwana wazavuka ku rukundo rw'ukuri
sibyo rata kuri Romeo na hanyuma Juliet. pundi ngewe nkubaza utubazo duke dusa n'abagana no ku musozo kubera iki yari code yavuzwe niba ari KGT niba ari iki yihe nago gibuka neza benshi bagahita bayihuza n'umukobwa witwa Mutesi Jolly nuko indi code yari irimo yari VKF yahujwe na VMF abo ngabo barazo na Kariza Hope na Muheto indi rero yagombaga guhita ihuzwa na Mutesi Jolly kuko basoma umwanzuro turi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 2022 twari saa 8 kuko twava tujimagirira kuko twahise tujimagirira kuzana press kid bavuze ko basanze ibimenyetso byatanzwe niyo code waruvuze bahita bavuga Mutesi Jolly basanga byari forwarded ntahago byagaragazaga aho byavuye n'ibyakurikiyeho basanga n'ibimenyetso bidafite ikintu gifatika kuko message nyiguforwardinze bitagaragaza aho yavuye n'ibiganiro bya mbere iyo message iba ifite question mark point d'interrogation rero niyo mpamvu babihuje na Jolly kuko n'urubanza rwa Prince Kid aho ruva rukagera we aniregura Prince Kid yavuze ko ibintu aregwa ari ibihimbana ari abashaka kumwambura Miss Rwanda igahabwa ngo umukobwa ushoboye ubwo rero ibyo byose bahita babihuza na Jolly nk'umukobwa iyo uvuze Miss Rwanda wumva nyine ikirango cyangwa se wumva brand cyangwa se impirimbanyi nk'umukobwa ubona ko ari guharanira y'iterambere ry'abagore na women empowerment kandi ubyanze bikunze kanabona ko nta kuva Prince Kid yatangira kuburana ubuhamya abakobwa byagenze gutya byahuzwaga na Jolly niyo mpamvu na hariya bita bihuzwa na Jolly n'abantu baje bamenya gutandukanya impamvu no dossier ya Prince Kid cyane Jolly ayizamo cyane kuko Jolly niwe wagiye gutanga ikirego muri RIB at the beginning urumva ni ubutumwa bwabaye forwarded bawusanze muri telefone ya Jolly basoma umwanzuro wo kuri tariki ya 12 basanze ari forwarded message itafite ahantu yaturutse niyo mpamvu ikunda guhuzwa cyane abatanga buhamya barazwi babahaye code ariko barazwi ni Muheto na Kariza Hope na Jolly urumva byanze biko hanyuma muri abatanga buhamya Kariza Hope yaje kuvuga ko yaryamye na Prince Kid ku bushake inshuro zirenze 3 mu bihe bya covid ari nayo mpamvu hano mu ubushinjacyaha bwavuga ngo Kariza Hope yarashizwe kubera ubukene barimo mu bihe byaguma mu rugo hari n'uwababaraga ariko hari n'uwababaraga wabaraga gute wabaraga gute byaravuzwe mu rukiko wiseka ngakabubwira ngo uri kumbabaza undi ati nibwo uzaca ubwenge none se kiriya gikorwa sinumva ngo mukunda kubabara ntago tumenya gutandukanya ibyishimo byanyu no kubabara uwo nguwo yari umwe muri abo batatu ubwo ni ya code ya VKF ubwo na Kariza Hope ese kuri gutinyuka ukabavuga ukavuga ibyandi batinye kuvuga RIB nishaka izampamake Chafundi wajeganye izo blague zawe ntagaro gutinyuka nukuri impamvu nuko benshi bakoze ikiganiro ati sindi buvuga izina ry'umuntu hano tindakoresha code VMF Vikifi na urumva mbere yuko bahaba amakode cyangwa ubuhamya bwabo tuzi ubuhamya buhura n'amazina kandi before bahamagaye mu rukiko batanga ubuhamya bariregura imbere y'umucamanza ariko iyo uvuze ngo ibyaha Prince Kid aregwa ni bitatu gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato na Kariza Hope muri guma mu rugo ubushinjacyaha buvuga ko ngo yamushutse kubera amafaranga n'ubukene na polisi kangakamu nta kintu cyerekana ko Kariza Hope yashutse ko yavuga ko baryamanaga ku bushake icyaha cya kabiri no guhoza undi ku nkeke ni Miss Nshuti Divine Muheto cyagiye bari muri ya hotel uyanditse ibaruwa yo kwa notera asinya ko nta hoterwa yakorewe atahoje ku nkeke cya gatatu nishimisha mushingiye ku gitsina ishimisha mushingiye ku gitsina nawe ni Muheto yarabihakanye ibyaha bya Prince Kid ko ari bitatu nema we yiregura avuga ko ari ibihimbano kandi ko kubushinjacyaha bwawuze ibimenyetso ibyaha bitatu nakubwiye Muheto yarireguye avuga ko nta hoterwa yakoreye yandika ibaruwa kwa notera avuga ko we nta hoterwa yakoreye Kariza Hope avuga ko yijyanaga kwa Prince Kid inshuro zirenze 3 ntago kuri telefone ntago umuntu yakijyana ukora imana mpuzabitsina n'undi ku gahato urumva bibaho yakijyana umuntu mukuru iki cya gatatu ni cyo guhoza undi ku nkeke ya majwi basanze ari amajwi yakatagwemo hari byavanywemo basanga nta nahahuriye n'ibyo byaha namajwi asanzwe y'abantu bari kuganira bakuru bose nimama nkubwira ngo kuvuga amazina yabo na abantu batatu muri dossier ya Prince Kid kuvuga ntago ari ikibazo kuko urubanza rwagiye mu ruhame barukize mu ruhame kugira ngo Rwanda bamenye ukuri ikibazo cya nyuma mitanasoza byumvikane ko rero amahirwe Prince Kid akiyafite menshi yuko azongera gutsinda ubushinjacyaha ntago ari we nabwiye ko tugiye kumuzana
twari mu kiganiro kambaza ngo ndashingira kuki nari nakubwiye gute ubu ngubu bino ntufate nk'urubanza afite ubukwe mu mpeshyi ahubwo dufokasinge ku bukwe bwe byo gusaba no gukwa twifokasinga ku itariki 28 mu kwezi kwa kane nta rubanza ruhari kuko urubanza rwarangiye umwanzuro warwo wasomwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 saa 8 president tujya kumuzana nawe ko tugiye kumuzana nambaye neza kurusha ubu ngubu urabyibuka ngiye tugana nambaye neza iyo ndi kuri kesi y'urukiko mba nambaye neza hanyuma urumvaje ngo twitege iki ntacyo kwitega urubanza ko rwarangiye nambaye kanzu ya silamu jemba nambaye nk'umunyamategeko mukuru pundi urakaze cyane Imana igumugisha ubwo abakeneye serivisi za social media narimbizwe tubamamaza no mu kanwa cyangwa no cyamamaza oya kubera ko ureba ukuntu seka neza sibyo bamaze kukuvura ibaze umuntu atinya nta bakobwa ujyona baseka kagira gutyo cyangwa agaseka yunamye ntago ari proud yo mu kanwa hiwe bagane de Diamond Smile Dental Clinic baboze bamapareye bagorora amenyo bazo byo mu kanwa hari progate mperutse kubona urayikoresha wowe ituma mu kanwa batanuka uhumura nyine kuryo hari umubebe ukunda n'umukobwa kamwe sinkunda gusomana ariko umucenga ari ukwena mu kanwa nuka byaka birangira nyine bajya muri kwa Muzere Yandere docteur wacu abakosore kuko igihugu cyose kiramwemera nabizi abakeneye serivisi za social media ubwo bangana ni 0786121315 kuri Instagram ni _250 nubishoboye uruze kuzishyiraho nimero ndumva ubuzima bukomeza i Kigali tukakomeza tukabaho dukurikira imanza 28 no kujya gusubira mu rubanza ariko nurucabana nta bimenyetso bishyashya byari byaza nubona ko ushinjacyaha budafite ibimenyetso birengaho event yindi hari ndumva ari izo event zihari za showbiz ibindi ni mu mpeshyi ubukwe bwa Prince Kid kuko bari hafi gusaba no gukwa nyine ndumva ari sawa cyane rwose GASARO TV